sambo aho turi bugikure biriya ni bikimbonye biriya ni bikindi kubona nizo se kigesaho byacho nibyo nizo se ziko koko zimeze ngizo muganga yatubwiye nizo none se nizo baro bantu se badusanze hano none se basore nizo uyu ni umudamu wawe uyu se muntu n'uwanyu Madame bonye nama zawe abaneza nibarizo mugeze hano musanga bimanye n'igiti n'izi ntama ubwo tuhageze tuvuga tukiri umuntu umanye n'igiti niko duhagaze aha ngaha ibi rero ngo ni muganga ubimukoreye yari yibye inama z'abandi yari yibye inama z'abandi muganga yari yabimbwiye ngira ngo ari kwikina ariko ndabona bya bintu bikora arazamutse ukifate mwiriwe bimeze bite none se uretse manze mbabazeho gatoya none se ko mbona uri murarira muri iki gitondo wabaye iki byagenze gute inama zanjye bazibye byari bazijyanye nko mu masaha 5 zari nama zingahe ubu sinakubwira ngo zari nama ingahe ko hari ifite n'ifite amezi bazijanye none se uretse gatoya none se bazitwaye nka gihe rugereranyije mu masaha 5 nibwo batwaye inama zawe ko numva bitoroshye bazijanye none se hano ubusanzwe basanzwe biba cyangwa ni ibintu byabaye nyine bitunguranye ndabona hano ari no mu biraro bisa nkaho nyine no sano no wari wazishyize uziragiye byagenze gute nari nziritse hano none nsanze bazijanye none se kute none koko wahebye hose washakishije bazibura nose umusore we ko mbona asa nguru kugumuriza n'iki cyane nsanze nawe ari kwikubita no hasi ngintama bazijanye rwose ndagira ngo rwose mudufashe rwose n'ukuri kose none se Nasiko numva bitoroshye ubwo ubungubu urukumva wakuyeho tayari ubwo byarangiye nakuyeho bazijanye none se ahangaha ubusanzwe nawe wenyine waroragiye ahangaha njyewe waroragiyemo inama kuko ndabona harimo n'inka none se ubusanzwe iwawe ni hehe bivuze ko wari wazikuye hari ukazizana hano uje kuragira birumvikana ubwo none se kuki wowe wasize inama hano mu kibara kwera ahantu hameze gutya ubizi neza ko nta mushumba wazo bite nananze ko bazijana none se uyu musore we basi yagufasha gushakisha mubyeyi rwose wenda mubyeyi hari umuganga nose hano hose muri ibisate byose mwashakishije muraheba hari umuganga nzi wareka tukamuhamagara ko gufasha uvuze ngo hari umuganga nzi hari umuganga uzi wa gakondo se atari barasaba bateka mitwe ntago ari umuteka mutwe hari nundi muntu yigize gufasha bose urishuwa ko umuganga umwizeye nagabire baba bateka mutwe barabateka imitwe harahite no hino uramwizeye ndamwizeye wo kagira reka turebe zana mwivugishiriza naramubwire ko mubwire ko rwose mubwire ko nibikunda ko nanjye nazamurangira abantu batari babateka mitwe nose wa mubyeyi we izi nama nizibura ubwo urabigenza gute oya ntago zabura nimba mugiye kumfasha none se ubusanzwe mu rugo ndabona yadufashe kanamve muraho neza kangerera and speak allo allo muganga wa mubyeyi kabaguhamagare muganga humura gufasha humura nugira ikibazo aragufasha Sibona byanze kanze twongere tumuhamagare ndabona neto akazaza kanze tumuhamagare tumubaza wasanga atari baraba bateka mitwe akaba ari umuganga muzima uramwize wese niki yagukoreye nanjye yigize kumfasha hari umuturanyi naho bigize kwibakanya nabamaje kukamwiba rwose yahise ahamagara birakora ibyarakoze ete twumve muraho neza muganga muraho neza mwana wanjye turaho ni umunyamakuru wo kuri Razo TV show nari ndimo ndatembera ngiye gufata ikiganiro ahantu mura n'umubyeyi uri kuvuga ngo bamwibye nsanga n'umusore uri kuvuga ngo hari umuganga azi bibaye ngombwa ko tuguhamagara kugira ngo turi niba ari cyo wadufasha rwose yego mwana wanjye ngiye kubafasha umuganga mushaka amafaranga 150 akoresha telefone none se muga ko bamwibye inama ebyiri koko urumva kuko ayo mafaranga yavamo urumva atari menshi oui ayo mafaranga
kibazo nashaka ibihumbi 57 n'amafaranga 350 mwana wanjye. Naho ubundi ayo mafaranga yo rwose iyo bisa ngo ni 150 eri kuba ari menshi bamwibye intama ebyiri rwose nuguri umushyiremo imiyaga rwose. Yego nashaka ayo mafaranga bafashe. Urayabona 150 binga ari kuvuga ngo arayabona. Yego noneho rero arifite n'ifite gufata umusore rebe ahantu twamubona. Wazibye n'umusore? Umuti wacu wari wavuguse duhita tubona umusore. Wibye intama ebyiri z'umweru wakana we. Nibyo ra? nibyo muganga ko numva akaze muga no sibyo bintu bimenye gute? Ni muganga w'umurara ubwo se umenya n'ibyo bibye nanjye ndatunguye rwose. None se muga natwe rero nanjye ndi hano kugira ngo ngore ubuvugizi kugira ngo nanjye mpamye ibyo ukora urumva nanjye ni nkaho mbaguye gitumo kugira ngo nyine mbihamye rwose menye ibintu ukora nimbona rwose bikora nzagushishikariza n'abandi kandi bazaza kandi rwose ndabizi neza ko nimbona rwose ibintu byawe bikora neza abantu buzababona ku bwinshi nanjye ndagira ngo mbyibone n'amaso yanjye kuko ubwo bura navuga ko ari nk'amahirwe ngize nanjye gufata ikindi kiganiro ariko reka mpanze mfata iki ngiki. Oya nari mbonye umumera ari kurira mbona nyine arababaye ndavuga ni rero nanjye ngomba kuba nakora ubuvugizi bitewe cyase wenda namubona nyamwe n'umusore ngiye yarabize akazi k'abanyamakuru nyine no gufata inkuru aho tuyisanze. muganga aragufasha. Nta kibazo ntabwo dukorera mu mwijisho dufite n'ibyangombwa wa mwana we rero. Ngaho nimugende ngiye kubaragira abantu muri mukure. Duce he hano turi ahantu hari inzira ebyiri hari inzira mu mayira abiri y'ikinyarwanda mwerekeza ahantu hari agashyamba urumva hari agashyamba muramusanga ahantu ku giti yafatiyeho ari kumwe n'iyo ntama n'izo ntama akayatama gatoya hamwe n'igitama kinini. nizo ubwo duce muri iyi nzira turangire neza aho tugiye guca turabona hari inzira ebyiri iyo nzira tugiye gucamo mugiye guca ku nzira iriho amabuye uruvakana we ndahumva hari amabuye arunze yego mukomeze imbere gatoya murahasanga agashyamba k'inturusu yego hari n'akantu k'akayaga k'akagezi kameze nk'icyuzi cy'amafi. ubwo sawa uri kuturangira yego urumva mubyeyi uyu muntu wakwibye arahava ari uko utanze uburenganzira. Reka tugenderaho umuganga turangiye ndumva turaca hano duce hano nakomeje kubakurikira rwose mvugani kabisa. Reka turebe iki gisambo aho turi bugikure. Birana ibiki mbonye birana ibiki ndi kubona nizose kigesambo byacho nibyo nizose ziko koko zimeze ngizo muganga yatubwiye nizo. None se bano bantu se badusanze hano none se basore uyu ni umudamu wawe uyu se muntu n'uwanyu? Madamu bonye inama zawe abaneza nibarizo mugeze hano musanga bimanye n'igiti nizi ntama ubwo tuvuga turi umuntu umanye n'igiti niko duhagaze aha ngaha. Ibi rero ngo ni muganga ubimukoreye yari yibye inama z'abandi yari yibye inama z'abandi muganga yari yabimbwiye ngira ngo ari kwikina ariko ndabona bya bintu bikora. Uyu muganga kaduhamagare muganga tumubwire ko igisambo gifashwe kabisa akibisambo karashobotse. Gusa ari kumva ko muganga yaravuze ko turi bumusange yumiye ku giti roho natari paralize ntago yakumva. Muganga kabisa ndabona ari seriye cyane. Nese madamu izi nama zawe waruzihe byabuze gato rero yo atabuye umusore hari biziriko byari birimo ndanga muvugishe mubwire ko inama zawe zibonye vugishe muganga kuzana mose bonye ntabwo byoroshye kibisambo karashobotse. yewe za nama nabuze nazibonye murakoze ibintu birakaze. nukuri pe birakwiriye igisambo tukimaze iki muganga se wavuze ko aratanga uburenganzira karera tuzakoza. yego nukuri
none se muga none uyu muntu dusanze yumiye ku giti turamurekera hano gutyo gusa cyuri namaze cyangwa wenda urashyiramo imiyaga cyangwa wenda uyu nguyu ni uri bwishyira aya mafaranga hafi yaho ngaho hari akagezi gahari mwana wo hariho umugezi ndikubona bafate ku uwo mugezi ikibabi cyegereye uwo mugezi bagishyire mu biganza hanyuma bayamukozeho genda ubikore ufate ikibabi ngo cyegere hamwe n'umugezi nitumusiga hano yumiye kuri iki giti atazanapfira dore ntabwo biba byoroshye no se muga ubundi izi mbaraga uzikura hehe muga izi mbaraga uzikura hehe izo mbaraga mwana wanjye nazinazwe n'abakurambere banjye mwana we ntabwo ngomba kukubwira aho muri imbaraga hose kuko imbaraga ni izanjye narazwe n'abakurambere banjye mwana wanjye yego dufite imbaraga nubwo waba uri mu mahanga nubwo waba uri hose birashoboka cyane ko umuntu yaba ari muri Amerika ukamuvura nubwo waba uri kumera y'isi gusa mbonye ko ibintu byawe bikora. Izi nimero zawe ni 07, nimero za muganga ni 07 9 3 21 38. Sizo nimero zawe. Arazutse. Hey! Ugifate. Muga. Tagisambo kirirutse. Muga. Tubonye byinshi twebwe icyo turi bukore nuguhereza abakunzi barazo TV show ndetse nabo bagukirira ubufasha bakazagwamagara kuri izi nimero nongere nzisubiremo katwongeye dusubiremo nimero za muganga 07 9 2 ni nimero za muganga nawe umukene wamuhamagara kuko maze kubona byinshi akora ndetse namwe murabyiboneye ndetse nabo bose nabahamya. Reka manze mbaze uyu nguyu twahoranye kare ndetse ndaje mbaze na nyiri namaho gatoya uko bimeze. Boss akira telefone yawe. Ibi bintu wowe warusanzwe ubizi? Iyo muganga yadukoreye ibintu byinshi byiza. Ni umuganga mwiza rwose wingira kamaro. Rwose aradufasha buri munsi. Nuriya mubyeyi rwose nukuri pe yihangane ariko nshaka kugira ngo muganga wenda nimba wenda hari ukundi kuntu byagenda rwose akazagira duha n'imiti wenda yo gushira mu rugo kugira batazajya baraza kutwiba rwose. Ndabona ariko bimeze. Reka mbaze ni umudamu gatoya. Wowe ubibonye gute bino bintu muganga akoze? Uyu muganga arakoze arakarama. Shimira ni umusore nawe dore ni utumye kabisa mugangaza. Izi mano n'umukobwa waziguhaye izi nama. Shani na nziza rero ndabona iyi ifite n'amezi nkuko akomezaga ubivuga. Reka rero mbasezere natwe turagakoze. Nangize ngiye no kunyica. Reka nizere ko neza ko ubu none wishimye ko ibindi byose aramoro. Nawe rero nubona umuntu hari kibaye uzamurangire muganga. Uwo musore mubwira gore nimero za muganga. Mwakoze cyane.